Imana ni nziza ibihe byose kandi ibihe byose Imana ni nziza niyo kamere yayo. ni iby'agaciro ko twongeye kugaruka kwiga ijambo ry'Imana. Umunsi tugeze ku munsi wo kwa kabiri, hari icyigisho kitubwira ngo umucamanza w'ikirenga. Nk'uko twagiye tubibabwira, isomo ry'icyo kwibukwa riratubwira riti riboneka muri Yesuwa igice cya 10:42. Riratubwira riti nuko abo bami bose b'ibihugu n'ibihugu byabo Yesuwa abaneshereza icyarimwe, kuko Uwiteka Imana y'Abisiraheli yabarwaniriye. Mureke twubashye Imana dusenge. Uwiteka Imana ikomeye, Imana y'urukundo, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uri Imana ikomeye, uri Imana nziza, tugushimiye yuko ukomeje kubana natwe, ukongera kutwibutsa yuko Mwami ari iby'agaciro kuza imbere yawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tuyobore muri byose, udufashe kugira ngo ubutumwa watugeneye Mwami bukize imitima yacu, kiruta byose twese tuzahore mu bwami bwo mu ijuru. Komeza ubane natwe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Iyo tukomeze gusoma mu ijambo ry'Imana, tubona yuko Abisirayeli bahawe igihugu cy'i Kanani. Imana yarayikibasezeraniye ndetse yarabwiye na sekuruza wabo kera cyane ari witwaga Aburahamu. Mureke dusubire mu ijambo ry'Imana maze mu Itangiriro cya 18 umurongo wa 25. Itangiriro 18:25 katasome handitswe ngo ntibikaguturukeho kugira utyo kurimburana abakiranutsi n'abanyabyaha, abakiranutsi bagahwana n'abanyabyaha kirakazira, umucamanza wari mu isi hose ntiyakora ibyo kutabera. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ari n'amagambo yavuzwe n'unguyu Aburahamu mu gihe ari gusabira Isodomu ndetse n'i Gomora. Yatakamba avuga ati yemwe naboneka abantu runaka, yemwe niyo haboneka bangahe Mwami wacu ntubarimbure. Ariko se koko iyo turebye Kanani, ibyabaye Kanani mu gihe Imana yatekaga yuko nibajye i Yeriko, nibajye kuri Ayi, nibajye hehe, yuko bagomba kubatsemba bakabakuraho bakabamaraho. Mbese koko Imana y'urukundo niba yarakoze ibi ngibi, reka tugere mu cyigisho turi kukiga. Kuko imico y'Imana ari iyera, bisobanuye ko idashobora kwihanganira icyaha. Ntabwo Imana yakwemera icyaha, ndetse ntabwo icyaha gishobora kwegera Imana. Ari cyo cyatumye buriya mu gihe Rusifero akiri mu ijuru, yemeye ko icyaha kinjira mu mutima we, maze arangije kuko Imana itabasha kwemera icyaha gutorana nayo, byatumye avayo mu ijuru maze ajugunywa ku isi. Nuko rero n'abanyakanani bari bahawe umwanya wo kwisubiraho, nk'uko twabibonye mu ngingo zabanje. Gusa ntabwo bigeze bisubiraho, ahubwo byarangiye Imana ibarimbuye kubera ko batigeze bayumvira. Ariko ibyo ngibyo hari icyo byatubwiraho kurushaho. Mbese ko Imana n'umucamanza w'ikirenga byabisobanuye iki? Nk'uko umaze kubitubwira hano, batubwiye yuko Imana ku mico y'Imana ari iyera. Kuba imico y'Imana ari iyera ntabwo bisobanuye ko ishobora kwihanganira icyaha. Kuri iyi ngingo rero tubwira yuko ari umucamanza w'ikirenga. Nk'uko tumaze kubibona, Imana ntabwo ikihanganira icyaha. Bityo rero kuko Imana tuzi ko ari umucamanza, yo mu buryo bwayo n'urukundo rwayo n'impuhwe zayo ifite uburyo ki icamo imanza zacu, cyangwa se uburyo idutandukanya n'icyaha mu buryo bwayo, ari byo bituma Imana iba umucamanza w'ikirenga. Ntabwo Imana yacu ica imanza nk'abacamanza tubona bo muri iyi si, ahubwo Imana kuko ari inyarukundo, izi ibikwiye ibidukwiye, itugenera ibidukwiye, ikatugenera ibituma ubuzima bwacu, imibereho yacu igendera mu nzira ishaka. Imana rero ntabwo yakishimira kutubona mu byaha, cyangwa se kuko tuzi ko Imana ari inyarukundo ngo ninkora icyaha ngo kuko Imana itampana ubwo biraba birangiriye. Oya, ahubwo Imana yo kuko ari inyarukundo kandi ikaba ari n'umucamanza, itugenera ibikwiye. Yego. Buriya rero igitekerezo cy'intambara yose byabereye i Kanani, cyangwa se ibintu byagiye bibaho byose mu buzima bw'Abisirayeli, dushobora kubireba mu gihe dufashe Imana nk'umucamanza utabera. Muri make, byabaye ku Bisirayeli, byabaye ku Banyekanani, ni Imana yari izi impamvu bigomba kubaho, kandi ni Imana yari ifite n'umugambi mwiza yashakiraga ubwoko bwayo. Imana yashakaga ubwoko bw'Abanyakanani yuko bakwihana, ariko kandi yanashakiraga n'ubwoko bw'Abisirayeli kubasohoreza amasezerano yarasezeraniye sekuruza wabo. Nuko rero mu gihe dufashe Imana nk'umucamanza utabera,
mu gihe dufashe Imana yuko ari Imana y'urukundo, yuko ari Imana nziza. Tubaje kubona yuko kuba Abisirayeli bararwanye maze abagatsinda, ndetse no kuba Abanyakanani bararwanye bagatsindwa, byose byari ubushake bw'Imana. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Byose byari ubushake bw'Imana, kandi buri Imana yari ifite umugambi mwiza agomba gukora. Ku Mana rero kwaba kurwana, gutsinda kwa bamwe ndetse no gutsindwa kwa bamwe, ibi byose iyo bivuze nuko Imana ari umucamanza mwiza, kandi kuri yo nta kintu cyose cyaba kigize kivuze mu gihe Imana ari iri gukora igikorwa. Muri make niba Imana yo ubwoko bwabo bagatsinda maze abandi bakayivumburaho bagatsindwa, byose bivuze ikintu kimwe. Cyo bivuze nawe uruhande uzahitamo nirwo ruzabasha kugutsindishiriza. Nuhitamo kumvira Yesu, ukamwizera, ukamwakira nk'umwami n'umukiza wawe, kandi ukemera ko Imana ishobora ibintu byose, uzaje kubona ubugingo buhoraho. Ariko kandi nk'uko hari na Yuda nawe yabanye n'intumwa ndetse yari afite n'inshingano, ariko byarangiye arimbutse. Abanyakanani bagize amahirwe yo kumva ubutumwa bw'Imana, ariko birangira barimbutse. Niko n'abandi bari n'abazarimbuka mu gihe batumviye Uwiteka. Tekereza no kuba Imana ari umucamanza ukiranuka, udashobora kwakira ruswa cyangwa kubogama. Mbese ni mu buhe buryo Imana itazihanganira iteka icyaha, akarengane, kwazwa kw'inzira akarengane, ndetse no kunyunyuzwa imitsi kw'abakandamizwa ari umugabane w'ubutumwa bwiza? Mbese buriya tureba imico y'Imana ndetse n'uburyo Imana ari urukundo, Imana izigera yihanganira bino bintu? Ntabwo Imana izigera ibyihanganira, ahubwo icyo ishaka nuko twese twemera yuko Imana ni nziza, kandi byaba byose niba iyoboye ni umucamanza w'ikirenga utagica urwa kibera. Nitumwizera azaturwanirira. Reka dushyiremo imbaraga mu kwizera kwacu buri munsi, tumwizere, tumusenge, nawe azatuyobore. Iyo tubasabira ntabwo tubyisabira mu izina rya Yesu. Amen.